Yes, rero nkaba naguhaye ikaze kuri YouTube channel. Reka rero muri uyu mwanya turebere hamwe uburyo uyu Perezida Paul Kagame ashobora kuba noneho afitanye igikundiro, mbese nyine ni urukundo ruri hagati ya Perezida Paul Kagame twafata nk'aho ari umukuru w'igihugu, mbese n'uyu nguyu twakwita nka Diamond Platnumz mwamenye mu muziki. Mbese nyine tugiye kubanza turebere hamwe noneho uyu Diamond ni bwoko ki, mbese nyine tubashe kumenya Diamond byagenzwe kugira ngo azamuke ashike ku rwego rwo gutangira kujya ahura na Perezida Paul Kagame, mbese tumenye noneho n'ikintu gituma bahura cyane. Ngira ngo ubushize mwagiye mubona amafoto acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, mumubona nyine arimo akorana na perezida ibintu bigiye bitandukanye. Mbese nyine ibi ngibi bikaba byaravuzwe n'abanyamakuru benshi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, byashyitse naho bivugwa cyane, mbese nyine n'abantu barabivuga cyane, babasha no kubitangara bitewe n'uburyo ibyo bintu byari bitangiye kuvugwa hirya no hino. Mbese nyine ibyo bintu bigerwaho biravugwa cyane, mu kuvugwa bishyikaho nyine abantu barabivuga, ariko mu kubivuga byaje gushyikaho nyine bituma n'abantu batumurwa bo ubwabo, bitewe n'uburyo noneho yari atangiye kujya amenyekana cyane ari kumwe n'umukuru w'igihugu. Mbese uyu Diamond Platnumz abantu batamuzi, uyu Diamond Platnumz twamwita nk'umukongomani. Mbese nyine ni nk'umukongomani muri make, twamufata nk'umukongomani kubera ko ibintu akora cyangwa se uburyo abikoramo, imva n'imvano ye cyangwa se kubaho kwe, ni ubuzima yatangiriye muri Congo. Mbese nyine abutangirana n'agahinda, ubukene, mbese nyine yabutangiye ari ubona bitazanashoboka, abutangira ari ibintu nyine ubona ko bitazanavamo. Mbese nyuma yaho yaje gukura, akura akunda umuziki ariko nta bikoroto nyine, mbese nta n'amafaranga afite, akura ari ibintu akunda ariko adafite ubushobozi bwo kuba yabikora, kugeza n'aho byageze atangira noneho guta umurongo, akajya ajya kwirirwa ashaka amafaranga yo gukora imiziki nyine, mbese nyine agashaka amafaranga kugira ngo akore indirimbo. Mbese uyu Perezida Paul Kagame we akaba avuga ko uyu Diamond Platnumz afite amafaranga menshi cyane, kandi mu mafaranga afite nta bikorwa bibi akora. Mbese nyine uyu Perezida Paul Kagame akaba avuga ko uyu Diamond Platnumz yakunze no kwifotozanya nawe bitewe n'uburyo nyine yari abyishimiye. Mbese nyine akaba akomeza avuga ko we ibi ngibi yabikoze kuko yari yishimye, mbese nyine kuko yari anezerewe, ibi ngibi bikaba byaranamunejeje bikamushimisha cyane. Mbese Perezida Paul Kagame we akomeza kugenda avuga ko uyu Diamond byonyine ashimishijwe n'abanyarwanda, mbese nyine akunda n'abanyarwanda, ariko uburyo nyine abanyarwanda bakoramo ibintu byabo we avuga ko atabishobora cyane. Mbese nyine avuga ko mu kubishobora adafite imbaraga zo guhita abishobora cyangwa se ngo abe yabimetiriza, ariko nyine mbese muri make uyu Diamond Platnumz afitanye igikundiro n'abanyarwanda. Mbese nyine ni umuntu ubona ko afite igikundiro gihambaye. Mbese uyu Diamond Platnumz murabizi ubu tuvugana afite ubwenegihugu twamubara nk'umutanzaniya. Mbese nyine n'ababyeyi be yarabatuje abajyana muri Tanzania. Ubu ngubu n'ibikorwa akora bibarwa nk'aho ari byo muri Tanzania, kubera ko iyo bagiye gufata nk'ibarura cyangwa se bagiye kubarura nk'umuziki runaka, bavuga ko imiziki akora ari Tanzania nyine. Mbese muri make we igikorwa cyose akora agikorera mu gihugu cya Tanzania, dore nta niho umuryango wiwe uba. Mbese nyine n'ibyo akora byose abikora yibera muri iki gihugu cya Tanzania. Rero muri uyu mwanya nk'uko nari maze kubibabwira, uyu Diamond Platnumz afitanye igikundiro gihambaye cyane n'abanyarwanda. Mbese ni ukuvuga ngo arakunzwe cyane, akunzwe nyine mu buryo kandi bwiza cyane bunahambaye. Mbese ari nayo mpamvu amafoto ye yagiye acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, apostinga ari kumwe na Perezida Paul Kagame. Ibi ni ibintu nyine mubona ko byagiye bijya hanze, bikagira icyo bitanga mu banyarwanda, mbese bakanabyishimira. Rero reka nkubwire ukomeze ugire ibihe byiza, ndaje mu kandi kanya dukomeze noneho dukomeze n'ibindi byinshi cyane noneho twabateguriye uyu munsi. Nababwiye ati uyu munsi ni uw'ibyegeranyo, kandi ibyo byegeranyo nabiteguye kugira ngo noneho
mubyishimire, mbese nyine noneho mubashe no kubikurikirana cyane kugira ngo mujye mumenya aho igihugu kigeze, tumenye n'aho iterambere uko iterambere rikomeza rizamuka, nabyo noneho tujye tubisobanukirwa tanu kwa tanu. Ndaje mu kandi kanya dukomeze, wowe kanda subscribe, ndaje dukomeze n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye.